uyu munsi bafite urugamba none rwo gushaka itike yo guserukira akarere ka Sekafa muri imikino ya nyuma. Mu by'ukuri nabyutse nganiriza abantu bariyo bavuga ko abakobwa bameze neza, amwe mu mahirwe umutoza yagize nta mvune yigeze agira, usibye abakinnyi hagurukanye bakageraho batarabona ibyangombwa bibemerera gukina nka Regine twavugaga ukinira ikipe ya APR ndetse n'umuzamu w'ikipe ya Forever, ariko abandi bose bameze neza uko batangiye rirushanwa barinze bagera ku mukino wa nyuma bari tayari gukina uyu mukino. Axel, ni umukino ufite igisobanuro kirenze kimwe kuko ejo twaravugaga tuti iyi kipe gutwara iki gikombe egara amafaranga, egari kubona itike yo guseruka bwa mbere ni inshuro ya kabiri bitabiriye amarushanwa no kubona itike yo kujya mu mikino Champions League. Ni ikindi kintu gifite ubusobanuro bunini cyane kuri association Rayon Sport. Ntekereza ko ariyo mpamvu na president wa Rayon Sport yakoze urugendo akajya Nairobi kureba uyu mukino wa nyuma. Ngira ngo ni imwe mu mpamvu iyi equipe ngewe nabanza rwose kuyifelicita, wenda nubwo isigaje umukino wa nyuma uza kuba kuri uyu munsi, ariko turabyibuka neza rwose nk'ibyabaye ejo iyi kipe ihaguruka. Abantu barayitabarije, nanjye ndimo ndabyibuka cyane rwose. Mvuga nti aba bana bakoze uru rugendo guhaguruka Nyabugogo amasaha arenga 28 bajya i Nairobi, se bizagenda gute? Bagiye nta myenda, bagiye nta motivation yindi ifatika, ariko abantu bakunda ibintu byiza, uko bigenda biba byiza niko abantu bagenda babikunda. Ni nka bya bindi bya Chameleone ngo abantu bakunda umuntu ukize cyangwa wapfuye nibwo batangira kumushima. Nagiye ko nabona abantu baraturitse bose ahantu hose ngo felicitation, ngo murabona, ngo mukomeze, ngo mwitwarane, kandi bajya kugenda tuvuze induru aha ngaha nta muntu numwe wigeze agira reaction nimwe akora. Nuko nguko ni kamere y'abantu niko bateye. Ahubwo ngiye kuri social media uskuna abantu bangurukanye ngo ikize ngurabavuganira se ngo ufite ngo uburenganzira ngo wabaretse ngo ndo bakubwiye kababaye cyaje bajya kugenda none ubu ego ko mana yanjye ururimi rwahindutse, abantu turi inshuti aho ururimi rwahindutse rero no mu buyobozi bwa Rayon Sport nk'abafite mu nshingano nabone ko bimeze ku munsi w'ejo. Abantu umugani mwiza ni bashima mwiri hariya bawutse Sobabari ruta duta muri 18 uce aza kwibujye ni abana bakize ushaka nta kibazo nuza uraza kugacishamo. Ubwo navugaga nti rero ko president ku munsi w'ejo Tadeyo abantu baramubonye ku kibuga cy'indege, ntago yagiye wenyine, mu bantu bajyanye namenye na Claude Mishinga arimo. Nubwo wenda ngo ari itsinda ry'abantu barenza abo ngabo, ariko uwo namenye waherekeje president na Claude Mishinga arimo. Bageze Nairobi, amakuru nararanye nuko baraye batabonanye na equipe ibyo byo byose kuri gahunda bakaruhuka noneho bakabonana mu gitondo. Ikindi ubwo kuri motivation president yagiye, ariko agomba no kugenda ajyanye ubutuma yemereye ikipe za miliyoni 3 kubera ko ayo babonye yo confirmed na Ferwafayo n'uruca abana rwose. Ngira ngo muvugana nabo bantu babikwemereye ko aya Ferwafa za miliyoni 5 yabagezeho. Hasigaye Rayon Sport izo miliyoni 3 President yatwaye. President byanze bikunze n'ucabana. Yewe ejo yarabimbwiye ko yahagurukanye. Yego. Hanyuma kandi ngo nibonye nibagitwara arakuba kabiri. Ubwo zirabesheshatu. Arabesheshatu. Ari nari makuru yandi avuga yuko nanone Ferwafa nabo babahaye iryo sezerano ko nibaramuka bitwaye neza bazabongera amafaranga. Ngira ngo rero amakuru meza wa mugani ruso nko hatanye bivuga abakinnyi bose barahari. Nagerageje kuvugana na koca Rwaka n'abandi bambwire ko abakinnyi bari muri modu nziza, nta kibazo cyo kuvunika cy'uburwayi gihari. Ubwo no gutegereza isaha ya match tukaza kureba. Gusa ari amafaranga nabonye ne baramuka batwaye finale yanteye ubwoba. Ibihumbi 150 by'amadolari baramutse batwaye igikombe. $150 noneho byiyongeraho ibindi bihumbi 100 bazahabwa bagiye kujya mu matsinda ya CAF Women Champions League yo kwitegura. Kibi bihumbi 100 nyine bizahabwa APR na Rayon Sport. Ubwo byose hamwe kabe 250 by'amadolari. Ubwo ufite n'ubwije nabaza 3.5 ariko ubwo iryo jana sinzabona rikuye. Ubwo ni 250. Urumva? Ariko ubwo nyine hazaho n'izo prime bagenda bahabwa. Niba Ferwafa igira iti baramutse batwaye igikomero no twakuba, komite executive ya Rayon Sport ikavuga ati twakuba, ntabwo habura byibura nka miliyoni hafi 550 babona kubera kwitabira z'amanyarwanda, babona kubera kwitabira iyi mikino ya Sekafa bagiyemo yo gushaka yo kujya mu matsinda Champions League. Na wa muhuza bikorwa w'uruganda na Rayon Sport ashatse ya makese bayashira ku isoko. Ya makese y'abazenga banze kuba makesi
375. Erega buri mukino bagombaga buri wese amakesi 15. Uyakubye rero yakuba aragira mu makesi hafi 400. Nibayashyira rero mu yo bagurisha bagomba kuyagurisha bakabaha liquide amafaranga barika. Hanyuma ikintu ngiye maze kubona kuri iyi kipe Rayon Sport ni ikipe ifite ubwugarizi bwiza. Ndashingira ko igeze ku mukino wa nyuma yinjijwe igitego kimwe si kimwe batsinzwe kuri CBE batsinda 2-1 yego uko match ya kabiri muri Ethiopia Top Girls 0-0 na Kampala Queens banganye 0-0 bivuze ngo ubugarizi bwabo byibura bumeze neza ariko biranumvikana bafite umuzamu w'ikipe y'igihugu Ndakimana Angeline umuzamu mwiza uzikora amasave je muzi muri AS Kigali niho yari ajya kujya muri Rayon Sport bakagira wa mukobwa muremure w'igikaro bita Andersen rwose ubona ko ari umukinnyi w'umupira w'amaguru pe Andersen buriya nakunze uburyo bamuzanya akiri muto agenda kuriramo muri defense yabo kugeza ubu amaze gufatisha niyo urebye bano bamukanaganira ubona ko Andersen bamukuye muri Mediane mbere bundi yakinagamo hagati ariko kubera kira gihagararo kiwe no mubyimba we w'umubiri kiragiye bari banafite abakinyi bo hagati mu kibuga bakomeye baravuga ati rero reka turebe ko twakujyana inyuma kubera ko nubundi gihagararo cyawe gukina muri mutima wa defense ntibyakwanga none yari bari bere yego barafite hagati mu kibuga bakomeye ubwo rero byibura iyo uvuga ngo ubwugarizi bwanjye bumeze neza tugiye gushaka no buryo tuza kubona igitego ariko tutanakibonye harani mahirwe go bena ko twashakira muri za prolongation na za penalty tukaba twatwara igikombe uvuga ngo gushingira aho ngaho gikundiro scholastic bitego bibiri na assist imwe ndashaka ko mukinnyi w'irushanwa nabonye bamuganira cyane abantu bari muri Kenya n'abakora ku mbuga nkoranyambaga za Sekafa nabonye banafana Rayon Sport bano bantu bo muri Sekafa kuko bayihaye itike itarayibona yakimwe hakiri kare n'abandi batarakina match yabo bisa naho rero ari ikipe iza gukina finale ihabwa amahirwe cyane kubera ko yagiye idahabwa amahirwe ariko ihageze imaze konvenka ko iki gikombe yagitwara. Erega impamvu banayifana wibuke ko buriya abanyarwanda icyo nkundira abanyarwanda bari hanze barashyigikirana cyane buriya wabonye ko kuri stade baba bahari ari benshi bazanye na drapeau y'igihugu buriya rero ziriya vibes muri stade zikuzanira n'abandi bafana uko byamera kose kuko iyi mikino y'abagore wabonye ko nka Sekafa bavuze ko ari ubuntu kuyinjiramo nyine muri Kasarani ariko mbyuko wabonye ko stade biri vide so iyo ugize amahirwe ukagira nibura groupe imwe gushyigikiye muhita mukaba. Harakantu kanteye kwibaza hari ikiganiro numvishe Perezida Tade ari kuganira n'uhagarariye delegation yabiri muri Kenya amubwira ati hari miliyoni 3 tugomba kubaha mwatsindiye noneho we ntiyabyumva neza agira ngo arababwira ngo ndi mutsira tuzayabaha ahita amubwira ngo none se ngo mwabaye muduhaye ka avance guko hari ibibazo dushaka gukemura ngo abakinyi bakaba bayabonye. Perezida Tade aramubwira ati oya ayo na amafaranga ngiye kubohereza none tukimara kuvugana amafaranga arahari bana arishima kuko yaravuga ngo abakinyi bamwe na bamwe bagezeyo ibiryo byo muri Kenya birabananira gera bivuze ibiryo birabananira ubuzima butangira ko n'amakawunga wenda batamenyereye n'abakobwa bamenyere kwirira wenda turyo twabo tw'ikigali bageze muri Kenya biranga akavuga ngo turamutse tubonye amafaranga twature buryo tubagurira wenda ibindi bintu ku ruhande izo mbuto ayo snacks bakaba barya kugira ngo baze ko bafite morale. Ni kipe Rayon Sport nakifite morale nahoze mbona na Rwakaragize anniversaire aravuga na anniversaire yishimiye cyane ubundi yayishimiraga ari kumwe n'umuryango ariko yishimiye agejeje ikipe ku mukino wa nyuma wise Kafa umuntu yavuga ko morale bahagaze neza no kubona president w'ikipe yabo yahageze nabyo nindi boost kuri morale. Undi muntu hari ngo ni Kelly bosi mwenyewe former SG nawe amafaranga aragendana ubwo rero na komiseri wa Commission of Football Féminin Gicanda wamaze iminsi hari ubutumwa shema yamugeneye Perezida wa Ferwafa hari ubutumwa yageneye Gicanda aravuga ati yo kipe ikurikirane ntizagira ikibazo amafaranga tuzayatanga nta kibazo ariko ubundi ibintu by'abakomiseri byo kuguma muri office iriya ni geste nziza cyane ya bureaucracy rwose byo kugenda bakabwiza kuri ubuyobozi bwa Shema ndabutegereje nko mu mezi 6 ya mbere aya ngaho turi kuvuga. Oya ikiza cya Shema nuko ibyo yagiye avuga yiyamamaza we ntabwo ari bya byo gutina ngo mutayene mu byibazeho ngo se ngo azabikora nazabikora vuga ngo umunsi wa mbere agitangira no ngo nako mu kwezi kwa mbere ibikorwa atabitangiye kwivugira. Ubwo twavugaga ibintu byose bisasira ndetse n'ibitegura ikipe Rayon Sport tureba buryo ikipe Rayon Sport iteguye kuva bava i Kigali bitameze neza kugera bagera kuri finale ko rigoga ikipe ya Jeshera kujenga Tanzania utarajya kuri Jesh se waretse tukavuga kano kantu ngabo yaratwunganiye Andersen ntaga kibanza mu kibuga murabyibuka ko Immaculée niwe usigari captain ikipe ya Rayon Sport bamuhaye ndumva baramuhaye brassard muri uyu mwaka hari umukinnyi bavanye muri Kamonyi muri izo witwa Josiane Wihirwe
Batazira Cadette niwe usigaye ukina muri Axe urabambara nimero 5 yambara 5 naramubonye Andersen ngasigara umusimbura sigara umubenche muri backup so urumva ko inakomeye Andersen yicara ariko ntuze Axel ngo ntago yagiye oya Axel ngo ntiyagiye rwose ko ikibazo Axel Kigali cyo kureba uburyo guswizinga amafaranga kugira ngo byazwe umusaruro neza bagati kandi nanone twese ntitwagenda hari ugomba kusigara mukuru office ahangaha i Kigali ako boss mwenyewe se niyajyanye nabo umuyobozi wabo ariyo siwe bavuganaga na president mu mashusho twabonye numvisha namwita president ni president n'umundi wantuze wa Rayon Sport yego ni president wa Rayon Sport yego warukomoje kuri Jesh la kujenga Taifa Queens ndumva ariko bitwa so ubwo Ibere yaragarutse ku bwugarizi bw'ikipe Rayon Sport ko bwari bwiza bwinjije igitego kimwe ariko ubusatizi bwa JKT nabwo ntabwo bworoshye ko mu mikino y'amatsinda match imwe batsinze 5-0 hanyuma ubwo yo batsinze 5-0 batsindaga GKU Princess yo muri Zanzibar hanyuma baza no gutsinda Joint Stars yo muri South Sudan ibitego 2-0 urumva ko nabo busatizi bwabo bwari hejuru no muri demi finale nubwo bakomeje kuri penalty ariko nibura bari binjije igitego ukumva ko ubwugarizi bw'ikipe Rayon Sport ni bwiza ariko ubusatizi bwa JKT burakomeye ikindi buke ko muri championnat y'abagore ya Tanzania imaze imyaka 9 irimo irakinwa ino kipe ifitemo ibikombe 4 hanyuma Simba Queens nayo ifitemo ibikombe 4 ni ikipe yo kuza kwitondera kuko icyuno mwaka yaragitwaye 2023 igikombe yari yagitwaye urumva ko n'ubusatirizi bukomeye ku ruhande rw'ikipe Rayon Sport urumva ko kumutooza Rwaka kimwe mu byo aza kuza kwitondera ni ikipe narebye nagerageje kuko no gutegura waramutse Rwanda nimo nsubiramo amashusho y'ama ekipe ni ikipe icyambere bizerera mu mbaraga zabo n'imipira yo mu kirere uvuga ngo imipira y'imiterekano cyangwa se y'amasantere kuko barutazamo ni barebare kandi bafite imbaraga urumva ko ni ikipe igendera ku mupira ufitemo imbaraga bizerera cyane cyane ku mipira miremire yihuta ndetse yewe niyo mipira yo mu kirere ku buryo usanga abakinnyi babo muri media ndetse n'abataka ubona ko bafite imbaraga bizerera ku mipira yo mu kirere ku ruhande rwa kanukuza kwirinda ko ino kipe iza kubona imipira myinshi imiterekano iri hafi n'urubuga rwamena koko ni ikipe na gabari cyangwa se umubyimba w'umubiri w'abakinnyi babo cyane cyane bakina mu gice cy'imbere gisatira usa naho ari munini cyane ndetse n'uburebure ubona ko bushobora kuba bwakangana ariko urebye motivation ikipe ya Rayon Sport Women Football Club tuvuga ko ni nk'ikipe isa nkaho yakuriye mu ishara ukurikije yagiye abakinnyi batifitiye icyizere n'uburyo bagiyemo ko nabo hari ukuntu ukurikije ibyo twavugaga n'ubwo buvugizi abantu bagiye bavuga umukinnyi agenda hara nta cyizere yifitiye avuga ati niba ngiye ibyo bagombaga kumpa batarabimpa hari amadeni batubereyemo basaza bacu bamuritse imyenda mishya twebwe ntabwo ari imishya tujye gukoresha ishize hari ukuntu umuntu agenda kuri kote iri morale cyangwa se yo mu mitekerereze iri mentale navuga ko iri hasi ariko uko insinzi yagiye iboneka Ferwafa kwibuka bakabona Minister wa Menisport Neri Mukazayire kuri burya araritweetinga ndetse anabifuriza amahirwe akabona abanyarwanda bose batangiye kwibuka navuga ko uko umukino kundi wagendaga uvaho ikipe morale yaragarutse ndetse yewe n'imitekerereze n'ubwo buryo bwo gutekereza intsinzi cyangwa se winning momentum kurana n'ikipe Rayon Sport Women Football Club irazamuka icyo kintu cyo kuba ikipe isa naho yakuriye nubwo nitujya muri background ikipe ya JKT twavuga ko ari ikipe ikomeye ndetse wanareba nubwo ryazamutse ariko no iyo morale y'uburyo ikipe ya Rayon Sport navuga ko yabaye nkikurira mu irushanwa ndetse n'iki kintu cyo kujya kuri final isa naho ari amateka nayo bakoze ikipe imaze imyaka 3 ishinzwe iyo morale ubwayo ndetse no kugushyigikirwa bishobora kuba byatuma ikipe ya Rayon Sport iza kuza kwitwara neza gusa JKT ni ikipe yo kwitonda kubera ko ifite umupira wihuta imbaraga nyinshi bisaba ko umutoza aza kuza kwirinda cyane cyane ko ikipe aza gukorera amakosa hafi y'urugo rw'amahina nicyo kintu cyonyine navuga ku ikipe ya Rayon Sport iza kuza kwirinda kugira ngo ikore n'amateka yo kutwegukana igikombe no guhagararira u Rwanda muri CAF Women Champions League 2025-2026 ya no mukino uri ku isaha y'isa 8 za Kigali nabonye mu Nzove uyu mukino baza kuwerekana rwose live kwinjira biraza kuba ari ubuntu uhageze ngaraza guhabwa ikinyobwa cy'uruganda cupa rimwe urahera kuri rimwe irindi wimenye ikindi abantu bamenye ko umuntu wese ufite smartphone ufite smart TV ufite laptop
nuvuga ngo YouTube ya Sekafa izi match zinyuzaho yego nta muntu uza kubura rero aharebera ne waba uri mu kazi warebamo gateya cyangwa se ufite umwanya wawe telefone yawe laptop yawe desktop cyangwa se na smart TV ufa ufite internet kuri YouTube ya Sekafa ino mikino icaho abantu bashobora kuza kwirebera rero uno mukino nabonye burya abareyo rero iyo byaryoshye buri wese abari mara kubaza ko atakira avuga ati ajya muri comment avuga ati marinki ahandi hose avuga ati nta karinki waturusha ubu bose ku isaha 8 icyo nzi cyo uraza kureba nujya kuri YouTube ukareba muri comment uraza gusangamo ikinyarwanda cyinshi ikinyarwanda cyinshi cyo ubururu n'umweru ndetse n'ikinyarwanda cyo kiza kuba ari cyinshi kuruta igiswahili aho ngaho rero ngewe na message nahita mpatangira abantu bakunda kudushinja ko tutagaruka kuri football femine icyo bisobanuye ni iki ngiki iyo nyine abantu ubwabo bashyizemo imbaraga bakishyira kuri spotlight byakugora ko urenga ibi bintu wabiberereka niyo mpamvu urebye muri minsi hafashwe umwanya uhagije wo kubigarukaho hanyuma rero munyemerere dutumikire abadutumye ubundi tugaruke mu kanya gatoya turacyari mu rubuga rw'imikino abantu batsinda mu buzima nababona amahirwe bakayakoresha iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya EBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda nibyo koko ikubire loto yakuzaniye Tenga Promo aho fagitire zawe za EBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri miliyoni 50 y'amanyarwanda buri kwezi kanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikije muri Tengamara na Tenga Promo usabe fagitire ya EBM maze ujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA ubone n'amanota yo gukina no gutsindira menshi Tenga Promo ba miliyoneri wubake n'u Rwanda wifuza icyitonderwa n'amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Tenga Promo. Guhera tariki ya 21 kugeza tariki ya 28 Nzeri, televiziyo y'u Rwanda na KC2 bizabagezaho imbonankubone irushanwa ry'isi ry'irushanwa ry'umukino wo gusiganwa ku magare UCI World Championships 2025. Ibyiciro 13 byose by'iri rushanwa tuzabibagezaho. Kubifuza kwamamaza aya ni amahirwe akomeye mubonye kuko abantu benshi bazaba bakurikira kuri televiziyo iri rushanwa ry'isi ku magare kuko riri mu marushanwa ya mbere akomeye ku isi mu mikino yose. Tugane tukwamamarize ibikorwa n'ibicuruzwa byawe byandika amateka nk'uko u Rwanda rwanditse amateka nk'igihugu cya Afurika cyakiriye iri siganwa rya UCI World Championships 2025. RBA hafi yawe. RBA hafi yawe n'ubundi gahunda ni hafi yawe abadutumye twe cyo dushinzwe ahantu gutumika ubundi twabana neza namwe mu buzima bwa buri munsi niyo mpamvu tutakomeza urubuga rw'imikino mbere ko twinjira muri UEFA Champions League tutababwiye ko hamwe na Inzozi Loto ubuzima buhinduka Axel. Nibyo ubuzima burahinduka ngira ngo rero kuri uyu munsi mwiza cyane wo kuwa kabiri abantu bongera babyibuke neza cyane ko hatsinda abantu babiri batsindira miliyoni kabisa. Ubundi mbere